tuje imbere yawe Yezu mwiza ahangaha kuri buri munsi uduhindure uko ushaka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Kristu ni muzima, aleluya. Rero nitumureke agaragare mu buzima bwacu kuri uyu wa kane w'icyumweru cya mbere cya Pasika tariki 21 Mata 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 11 kugeza ku 26. Umuntu w'ikirema Petero na Yohani bari bamaze gukiza yanga kubavirira, bitangaza cyane rubanda rwose, biruka basanga hitwa ku ibaraza rya Salomoni. Petero abibonye niko kubwira rubanda ati, bantu ba Isiraheli, niki gituma mutangazwa n'ibimaze kuba, cyangwa se niki gitumye muduhanga amaso ngaho duhaye umuntu kugenda kubw'ububasha bwacu cyangwa kubw'ubutungane bwacu bwite? Imana ya Abrahamu, ya Izaki na Yakobo, Imana y'abakurambere bacu yakujije umugaragu wawe Yezu, mwebwe mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato, kandi we yari yiyemeje kumurekura. Mwihakanye umutagatifu n'intungane, maze musaba ko barekurira umwicanye. Mwicishije umugenga w'ubugingo, ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, turabagabo bo kubihamya. Kubera ko twiringiye izina rya Yezu, iryo zina ryo ryakomeje uyu muntu mubona kandi muzi. Maze ukwemera gukomoka kuri Yezu kumusubiza ubuzima bwe bwose mu maso yanyu mwese. None rero bavandimwe, nzi yuko ibyo mwabikoze mubitewe n'ubujiji kimwe n'abatware banyu. Nyamara Imana yujuje ityo ibyo yari yaravugishije abahanuzi bose mbere yuko biba ko Kristu yagombaga kubabara. Nimwisubireho rero kandi mugarukire Imana kugira ngo ibyaha byanyu bihanagurwe. Bityo hazabeho ibihe by'ihumure muhawe na Nyagasani, ubwo azabohereza Kristu wabagenewe, ari we Yezu, uw'ijuru rigomba kwakira kuzageza ku bihe by'ivugururwa by'ibintu byose. Ngibi by'Imana yavugishije abahanuzi bayo batagatifu bo mu bihe bya kera. Koko Musa yaravuze ati, Nyagasani Imana azabona mu bavandimwe banyu umuhanuzi umeze nkanjye, muzamwumvire mu byo azababwira byose. Umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azacibwa mu muryango wayo. Kandi n'abahanuzi bose uhereye kuri Samweli no kubamusimbuye bavuze iby'iyi minsi turimo. Nimwebwe rero abaragwa b'abahanuzi n'abisezerano Imana yagiranye n'abasokuruza bacu igihe ibwiye Abrahamu iti, imiryango yose y'isi izaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Nimwebwe mbere na mbere Imana ihingukirije umugaragu wayo, iramuboherereza kugira ngo abazanire umugisha, bityo buri muntu muri mwe abone kuzinukwa ibi yakoraga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 8. Uhora umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba ukwezi n'inyenyeri wahatendetse, ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana. Umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Amatungo yose amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogwaga mu mazi byose. Uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka umutwe wa 24 umurongo wa 35 kugeza kwa 48. Abigishwa bari bavuye Munsi batekerereza ba 11 na bagenzi babo bandi uko byagenze mu nzira n'uburyo bamumenye amanyira umugati. Igihe bakivuga ibyo, Yesu ubwe abanguyu ahagaze hagati yabo arababwira ati, nimugira amahoro. Barakangarana, bashya ubwoba, bakeka ko babonye umuzimu. Nuko arababwira ati, ubwo bwoba bwose mufite ni ubw'iki? Kandi mutewe n'iki gushidikanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza n'ibirenge byanjye, ni jyewe ubwanjye. Nimunkoreho maze mumenye ko umuzimu atagira umubiri cyangwa amagufwa nk'uko muruzi mbifite. Avuga ibyo, abereka ibiganza n'ibirenge bye. Uko bakamazwe n'ibyishimo ntibanyurwa, babaho gutangara gusa. Noneho arababwira ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuhereza igice cy'ifi yokeje. Aracyakira, akirira imbere yabo. Nuko arababwira ati, ibyo nibyo nababwiraga nkiri kumwe namwe nti, ni ngombwa ko huzuzwa ibinyerekeho byose byanditswe mu mategeko ya Musa, mu bitabo by'abahanuzi no muri Zaburi. Aherako ahugura ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Maze arababwira ati, handitswe ko Kristu agomba kubabara, maze ku munsi wa 3 akazuka mu bapfuye,
kandi ko uhereye Yeruzalemu abantu bo mu mahanga yose bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho niyo barirwa ry'ibyaha. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibyo nimwe bagabo bashinzwe kubihamya. Bakristu bavandimwe, Kristu naganzi wacu, tumubone buri munsi, tumwereke abandi buri munsi. Iyo ibyo nakoraga byose nerekanaga Kristu akaba ari ugaragara, namera neza pe. Ngo hirya kure cyane muri Afrika mu karere kamwe k'amajyaruguru umanukiye iburasirazuba, ngo abayobozi babiri bakoranaga, ngo umukuru ngo ntiyarakunzwe cyane n'abaturage baho ngaho, ngo bamuzizaga amahane. Ngo nuko mu minsi mike mugenzi we aze gutegura umushinga, arawuterura, umushinga wo kwita ku mbaga yari aho ngaho. Nuko umushinga bigenda neza. Bigeze aho ngo abaturage bamuha amashyi, baramwishimira cyane bikomeye ko yabitangiye akabagira neza, akabakura mu bukene mu bwigunge bari barimo. Nuko umuyobozi mukuru wabyumvise, murabyumva namwe akishyari ntikabura, nuko yegera yambaga nyamwinshi aho yakoraniye aho ngaho mu birori, namwe murumva ko ishyari riri ku irebe ry'umuryango we, maze abwira icyo kivunge ati, uriya muyobozi wabafashije nta kigenda cye, ndababwiza ukuri, uriya twariganye muri kaminuza ameze nk'imbwa. Ngiye kuvuga ikindi yavuze, ngo anyara ku buriri. Ye baba we. Nuko uwo muyobozi mukuru amaze kwihambura, yumva ngo abohotse neza, ngo nuko umwe mu baturage bari bitabiriye aho ibirori aramusubiza ati, twebwe se ko tutari duhari mwigana muri kaminuza, icyo tubona ubu ngubu nuko tubereye ingirakamaro. Bayobozi, ishyari ni ribi pe. Hari abayobozi benshi yifuza kwiyitirira ibintu, ibyakozwe byose ngo ni njyewe, icyiza cyabonetsemo ngo ni njyewe wagikoze. Yabona mugenzi we hari akandi keza yakoze, agaharina kumusebya kugira ngo abariwe barangamira, akamuharabika impande zose, akamutaranga, ngo kera ngo tukigana muri kaminuza. Aha, nari umugabo ntihabwa intebe. Ese ngewe iyo mbonye ibyiza mugenzi wanjye yagezeho yakoze, kandi ifitiye akamaro nanjye kuvuga kiliziya n'igihugu cyose, sosiyete yose muri rusange, ese ndushaho kubona mu kuboko kw'Imana impano za mugenzi wanjye, ko ari Imana yamunyuzeho ikamukoresha ibyo ngibyo, cyangwa nabyo nshaka kubirundanya ngashaka kubyitirira ngo abe ari njye ugaragara, abe ari njye umenyekana, aba ari njye uvugwa muri ako karere. Aha, muyobozi kwiyerekana cyane. Urumva Yezu we azagaragara ryari? Muri aya masomo turazirikana ko turi abanyabyaha, abanyantege nke, ariko ikintu gikomeye cyane ngiye kuvuga ugiceho turongo tubiri. Nubwo turi abanyabyaha, Imana ntiwema kudukoresha mu mugambi wayo gukiza abantu, ikatugira imiyoboro y'umukiro wayo, no kubasha bw'Imana nyine bukadukoresha. Ubwo tujye kuzirikana ingingo igira iti, umukristu garagaza Kristu mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu butumwa bwawe. Montrer le Christ dans nos vies. Ese ngewe ni kangahe nshaka kwiyitirira ibikorwa, nashaka gufata umwanya w'Imana kwiyitirira ubutumwa? Ese nanjye nshobora kwiyoroshya nk'intumwa ya Kristu, nkajya mu butumwa aho Yezu antumye, nzirikana ko amaguru aba ari ayanjye, Yezu akayakoresha, ariko ko umunwa atari uwanjye, umunwa ibyo mvuga ko ari ibya Yezu Kristu wantumye. Mu isomo rya mbere twazirikanye turatangara bikomeye Petero uburyo yiyoroheje we na Yohani nyuma y'igitangaza gikomeye bamaze gukora mu izina rya nde, mu izina rya Yezu Kristu, bakize ikirema, bigatuma rubanda babarangamira bagira ngo ni ku bwabo. Ariko Petero ati, bantu ba Isiraheli, niki gitumye mutangazwa n'imaze kuba ngaho duhaye uyu muntu kugenda ku bubasha bwacu cyangwa ku bw'ubutungane bwacu bwite? Amen. Ubu ngubu ni nkaho Petero ari nk'urutoki ruri kwerekana inyenyeri Yezu Kristu. Nuko rero natwe bankunda iyo bweze, aho kugira ngo turangamire Yezu Kristu urumuri nyakuri, ya nyenyeri nyine ukoresha Petero na Yohani ibyo bitangaza, tukarangamira urutoki babyeyi. Petero nk'umuntu w'umunyabyaha nkatwe kandi waturangira Yezu. Bitwibutse ko hari igihe tureba abavandimwe bacu tukabacaho imanza ngo n'abanyabyaha, tukibagirwa ko Yezu Kristo ari utunganye gusa, ariwe tugomba kureberaho nyine. Kabane nubwo umunyabyaha ari uri kunyereka inzira, nkareba Yezu nyine ari kunyereka. Iyo ndorerwamo babyeyi njye ndeberamo mugenzi wanjye, indorerwamo y'icyaha ya ruharwa. Petero nubwo yakoze iki gitangaza, ntawe yakora umunyabyaha, umunyantege nke, wa wundi uherutse kwihakana Yezu gatatu kose, akaba rero kuzirikana ububasha bw'Imana bumukoresha icyo gitangaza, bwa buntu bw'Imana bukiza abantu, bukababarira abantu. Natwe bavandimwe nk'abakristo duteze Petero amatwi imbere y'umutego bari bamuteze, kugira ngo ahugwemo nyine. Natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi tujye twiyaka icyubahiro, amakuzo, inyota y'ubutegetsi,
kuko nyine icyubahiro atari icyacu, icyubahiro ni icy'Imana. Nk'uko no muri ibyo Zaburi yabisubiyemo ati uhoraho umutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Amen. Mukristu rero nawe uva mu izuba Yezu, yamvugo yo kwenda gukingiriza Yezu, maze urekeza agaragare, aba ari ugaragara. Mu ivanjiri y'uyu munsi Yezu wazutse arabonekera intumwa ze zari ziri mu gahinda ziri gushidikanya, akaziha ibimenyetso abereka ibikomere bye n'uburyo yongeye kurira imbere yabo bakongera kumumenya amanyura umugati, ndetse aboneraho kongera kubibutsa ibyanditswe bitagatifu by'ukuntu abantu bagomba kwigishwa mu izina rye ibyerekeye kwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Ibyanditswe bitagatifu, Bibiliya ntagatifu, gusoma ijambo ry'Imana rya buri munsi. Bakristo bavandimwe, muri ivanjiri aje kwibutsa intumwa ze umurimo wo kumubera abahamya, kumwamamaza. Ndabe ko muri bo harimo abagambanyi, abahakanyi n'abanyabyaha b'ingeri zose, ariko Yezu akunda umunyabyaha akanga icyaha. Niko rero aboneyeho kubibutsa ko ari bo bahamya b'impuhwe ze, imbabazi z'Imana. Muri Triduum Pascale duherutsemo yandirimo mu gitaramo cya Pasika bita Exultate, igisingizo cy'itara rya Pasika, yandirimo nyine itangira ibimburiwe mugoroba. Iyo ndirimbo nk'uko dusanzwe tubizi Exultate yitirirwa Ambroise mutagatifu, ko ari we wayihimbye hafi mu kinyejana cya 4. Iyo ndirimbo reka bitangira ni isabagire inteko y'abamarayika bo mu ijuru. Noneho kuwa gatandatu mu gitaramo ushize ngo umudiyakoni umwe yari afite ijwi ry'agatangaza koko, ngo umumarayika koko voix angelique, nuko ageze aho bavuga bati ubwo wemeye kunshyira mu rwego rw'abadiyakoni nubwo ntari mbikwiye bwose, nuko ngo umusazi ahita amuvugiramo ati none se wabyihoreye aho kurushya iminsi, niba utabikwiye koko wabiretse. Nuko umudiyakoni ngo atapedale, ngo bikurikiyeho biramunanira, kandi yari yarakoze repetition nyinshi cyane. Aragerageza koko ajyaza kumva neza koko atarabikwiye, nyuma yuko bimunaniye, kandi yarakoze repetition nk'igihumbi. Aha bitwibutsa ko nta n'uwishoboye ubaho nyine. Akamvuga igira iti Nyagasani ntabwo atora abashoboye gusa, ahubwo atora n'abadashoboye, abanyantege n'abanyabyaha, kugira ngo abashoboze, abahe ububasha n'imbaraga, abahindure, bamutunganire, bamamaze impuhwe z'Imana, ikizwa ry'ibyaha, za mpuhwe z'Imana zisesa urubanza, impuhwe zitagendera ku mbaraga zacu, kuko wadutoye nyine ari we udushoboza, kuko udutuma ni nawe udushoboza, ni nawe ukora ubwo butumwa rega. Rero nta kwibeshya, ntabwo ari umubare wa za repetition gusa, ntabwo ari amadiplome gusa, ntabwo ari ubuhanga buhanitse cyane twakwiratana, ahubwo ni izina ryande, izina rya Yezu Kristu. Ninirata nziratana izina rya Yezu Kristu. Bityo bakristo bavandimwe, nitugera tombora y'Imana tukagira uwo dufasha gukira, tukagabura ushonje bagahembuka, tukita ku mfubyi, ku bapfakazi, ku banyantege nke, tugasengera abarwayi bagakira, rwose tujya tugeraho kwiyoroshye, kuko atari twe duhindura, ahubwo ni Nyagasani wikorera imirimo ye. Twoye kubyiyitirira, kuko ubasha bwacu twebwe abantu uko twiyize uku nguku ntacyo twakora, n'imbaraga z'Imana zibidushoboza. Burya hari interuro nziza mwigamana mu masakaramento ya Kristu, ngo nubwo turi abanyabyaha ni Kristu niwe ukomeza kugenda adukoresha, adushoboza, adukoreramo. Aho bagira bati quand Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise, et quand c'est Judas qui baptise, complété, c'est toujours Jésus qui baptise. Amen. Bamwe bati na Yuda koko arabatiza bigafata. Yego nyine ni ukuri birafata. Aha rwose igihe Petero abatije ni Yezu uburi kubatiza, ngo n'igihe Yuda abatije, Yuda nk'umugambanyi nyine, ni Yezu n'ubundi uburi kubatiza. Amen. Aha Yuda muri iyi mvugo ya filozofiya arampagarariye nk'umunyabyaha, njyewe nka padiri utorwa mu banyantege nke ndetse abantu b'abanyabyaha, kandi nawe uri umunyabyaha. Imana se iyobewe ko ndi umunyabyaha? Ibyo rero ko ndi umunyabyaha ntibubuza Imana kunkoresha, kunyizera. Ariko se nakwibaza nti kange nkomeza gushaka gukingiriza Yezu nkanoberwa ko ndi n'umunyantege nke, aho gukomeza kumubererekera akaba ari utambuka, akaba ari ugaragara, akankoresha, akanshoboza, akankoreramo. Gukoreshwa na Yezu ngo hirya kure cyane muri Afurika, très loin, umuntu wajyaga akora ibitangaza, abanyabitangaza ababyeyi, ngo yigeze guhuruza abantu benshi ngo abahurize hamwe, ngo kugira ngo abereke uburyo akora ibitangaza. Bityo ngo mu izina ry'Imana, kandi wasanzwe asenga bikomeye cyane, ngo n'ubundi agiye kubikora.
nuko arababwira ati muze mbereke uburyo ngiye kwimura umusozi ukajya kwitera ahandi hantu nshaka, ngo kubw'isengesho. kandi nuko benshi barahora bumvise ko ari isengesho ngo birebere ibitangaza. hari ubwo tuza dukurikiye ibitangaza gusa ariko Imana tukayibura, Imana tukayikingiriza. ahangaha rero haza kuza abana, abantu bakuru, ababyeyi babo, urubyiruko sinakubwira, bose baraza bashungera ngo barebe icyo umunyabitangaza agiye gukorera aho hantu. nuko wa munyabitangaza wacu arasenga bikomeye cyane, ati wa musozi we, imuka ndabigutegetse vuba na bwangu, ngwino uze hano vuba vuba. ngo abonye izuba rigiye kurenga, ibyo ari gusaba umusozi bitaraba, uwo musozi wanze, nuko asaba abashungerezi nako babayoboke ngo bahumirize, noneho asenge koko bifate. ngo bamaze guhumiriza, ngo noneho arasenga agira ati wa musozi we, ubwo wanze kuza hano, noneho ngiye kuza ngo usange, kandi ndakumena ninkugeraho, ndakubaza impamvu usigaye unsuzugura ninkugeraho. babyeyi yewe na n'ubu aracyagenda awusanga ngo agiye kumena. naho reka abandi ngo barahumirije, bishoboke ko bivuze ko haviramo n'ubuhumyi. nivugiraga guhuma kuri roho, kuba nayifu, kwemera ibibonetse byose ukabyimira bunguri. nguko kwemera ibishashagirana, gushaka gusimbuza abanyabitangaza ngo tukabasimbuza Imana. kandi wenda wasanga ari n'abatekamutwe, kandi byababa abantu bategeka Imana ngo nawe urabemera. hari ubwo Imana iduha ku bubasha bwayo, none tugatangira tukabukoresha, tugashaka kuyihata, muri guhata ibirayi n'ibijumba, nuko ukasama ibibonetse byose ukamira bunguri. ubukristu buraha ababyeyi, ubukristu bw'igihururu burangirira nyine mu gihuru. bana b'Imana, Petero n'izindi ntumwa batwigishe kwicisha bugufi, twemera ko turi abanyabyaha n'abanyantege nke mu butumwa, ntitwihagije, ntitwishoboye, dushobozwa n'Imana. nka Pawulo mutagatifu ati nshobozwa byose na Kristu ntera imbaraga. bakristu bavandimwe, nous avons des limites, nous avons des défaillances, dufite intangiriro, dufite n'iherezo. mu kintu cyiza kandi gikomeye wakora mbere y'isengesho, mbere y'igikorwa, ni ukubanza kumva ko utihagije, ko wafashwa n'abandi, ko ukeneye ubufasha bw'Imana, ndetse ukabanza no gusaba imbabazi. burya isengesho ry'umunyabyaha ubyemera, ariko Imana iryakira vuba na bwangu. ako kantu babyeyi, kubanza kwihana, kwigorora n'Imana mbere yo kuyegera. ni nabyo umuhanga yavugaga ati si tu m'attends de venir un ange pour m'aimer, tu ne m'aimeras jamais. ngo niba utegereza ko nzahinduka umumarayika, umuntu w'intungane, umuntu udacumura, nta cyaha agira, ngo kugira ngo ubone kunkunda, ndakubwiza ukuri ntuzigera unkunda. ako kantu babyeyi, kumva ko n'undi yacumura, bityo n'igihe yacumuye nkamugendera buhoro. bakristo bavandimwe, hari ubwo tugwa mu gishuko cyo gucira abandi imanza cyane, igihe tubonye hari umwe muri twe utorewe kuyobora abandi nk'umuryango remezo, santrali, paruwase, kuki itaba diyoseze, cyangwa n'izindi nshingano za kiliziya ndetse na leta, no kugatangira ukaryana inzara, ati uriya tuyoye amafuti ye, tuyoye uburyo ari igisambo, tuyoye uburyo ari umusambanyi, tuyoye uburyo ari umuhemu, tuyoye uburyo urugo rwamunaniye. ngo se bamwibeshyeho bate? bongeye bamwibeshyeho we, akamuyobozi na mugenzi we twumvise haruguru ngo biganye nyine muri kaminuza, akamusebya, akamutaranga, akamuharabika. none se wowe ko ingeso yari afite wasanga se yarahindutse, ntashobora kuyireka koko? none se kuki uri gukomeza umureberera mu ndorerwamo ya ruvumwa, ruharwa? ni uko ushaka kwikubira imyanya yose, gufatafata hirya no hino, nka yasura isaruza byinshi ariko igasohoza bike, ugashaka gufata imyanya y'abandi ndetse n'uwa Kristu. yazabura iti nyagasani, witaye ku byaha byacu, nyagasani ninde warokoka? bakristu bavandimwe, tumenye neza Imana idutora izi neza intege nke zacu, izi ko turi abanyabyaha, abahemu, ariko aka kantu ngiye kuvuga ugaceho uturongo dutatu, ibigira ngo inabonereho kudutunganya, tuve muri ayo mafuti, tureke ubugizi bwa nabi, itugirire imbabazi, natwe ariko tubabarire bagenzi bacu. mukristu muvandimwe, uyu munsi wongere urebe Imana yagushoboje byose, inshingano yagutoreye, urebe uko usohoza ubutumwa bw'Imana, nibyo wiyitirira byose wongere ubisubize mu maboko y'Imana. nta kwiyemera, nta kwihangishwaho, twebwe turi abanyabyaha n'abanyantege nke, bityo tureke ububasha bw'Imana y'ubwo budukomeza, ububasha bwa Yezu Kristu wazutse. amen. nimugire amahoro mwese, Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amen. Padiri Masumukuru Ladislas,
wa diyosezi ya Cyangugu. Yesu, Yesu,